ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Nimuhumure bana b'Imana, tube maso buri munsi kugira ngo duhure na Nyagasani. None kuwa kane w'icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe, tariki 26 Kanama 2021. Isomo rya mbere ni ryo mu ibara ya mbere Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyatesaloniki, umutwe wa 3 umurongo wa 7 kugeza ku 13. Bavandimwe, ukwemera kwanyu kwatumaze agahinda mu mpagarara no mu magorwa yacu yose. Ubu turumva tuguwe neza ubwo mu gikomeye muri Nyagasani. Mbese twashimira Imana dute kubera ibyishimo byose mudutera imbere yayo? Ijoro n'amanywa dusaba Imana tukayinginga dukomeje ngo duhe kongera kubabona, maze tubongerere ibyo mukibuze mu kwemera kwanyu. Imana Data ubwayo hamwe n'Umwami wacu Yesu nibadutegurire urugendo ruzatugeza iwanyu. Namwe kandi Nyagasani arabongereremo kandi yuzuze urukundo mufitanye n'urwo mufitiye abantu bose uko natwe tubakunda. Nyagasani akomeza imitima yanyu igume mu butungane budahinyuka imbere y'Imana umubyeyi wacu, kugeza igihe Umwami wacu Yesu azaza ashagawe n'abatagatifu be bose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 90. Nyagasani utugwirize neza yawe kugira ngo duhimbarwe. Abantu ubasubiza mu mukungugu, kuko wavuze uti bene muntu nimusubire iyo mwavuye. Mu maso yawe imyaka 1000 ni nk'umunsi w'ejo wahise, ni nk'isaha imwe y'ijoro. Utwumvishe ko iminsi yacu ibaze, bityo tuzagira umutima ushishoza. Uhoraho tugarukire, uzaturakarira na ryari? Babarira abagaragu bawe. Utugwirize ineza yawe kuva mu gitondo kugira ngo duhimbarwe iminsi yose y'ubugingo bwacu. Nyagasani Mana yacu, utugaragarize ubugwaneza bwawe, ukomeze imirimo y'amaboko yacu kandi uyihe kugira akamaro karambye. Nyagasani utugwirize ineza yawe kugira ngo duhimbarwe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yesu Kristo uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 24 umurongo 42 kugeza ku 51. Muri icyo gihe Yesu yabwiraga abigishwa b'ibyihindukira rye agira ati, nuko rero murabe maso, kuko mutazi umunsi Umwana w'umuntu azaziraho. Murabizi, yaba nyir'urugo yamenyaga igihe cy'ijoro umujura azaziraho, yaba maso maze ntareke bamupfumurira inzu. Namwe rero nimube maso, kuko Umwana w'umuntu azaza igihe mudakeka. Mubirebye, ninde mugaragu w'indahemuka kandi uzi ubwenge, atari uwo shebuja yemeye gushinga aho mu rugo rwe kugira ngo ajye abaha igaburo ryabo ku gihe gikwiye? Hahirwa uwo mugaragu shebuja azagaruka agasanga agenza atyo. Ndababwira ukuri, azamushinga ibyo atunze byose. Naho niba ari umugaragu mubi wibwira ati databuja aratinze, maze agatangira gukubita bagenzi be, akarya akanywa hamwe n'abasinzi, shebuja azaza umunsi atamwitezeho no ku isaha atazi, amwirukane amuherereze mu gice cy'indyarya, aho azarira kandi agahekenya amenyo. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nimukomere bagaragu ba Nyagasani, nimutwaze mube maso kandi musenge, mwitegure kuko Umwami ari hafi kuza. Amen. Reka gato tubanze tunyarukire muri filozofikumu, dukore gato umwitozo wa filozofiya. Niba abantu bose bari ku isi bazapfa, kandi wowe nanjye Padiri Masumbuko turacyari ku isi, donc byumvikane ko tuzapfa nubwo igihe tutakizi. Rero no guhora twiteguye ntawamenya, bishobora kuba none, bishobora kuba ejo, bishobora kuba mu kanya kagiye kuza. Undi mwitozo, niba icyaremwe cyose kigira intangiriro n'iherezo, kandi Yohani na Mariya ni ibiremwa, donc byumvikane ko Yohani na Mariya bafite intangiriro nyine n'iherezo. Baravutse ariko bazanapfa. Rero igisigaye hasigaye kumenya niba iherezo ryabo rizaba ryiza cyangwa ribi. Birabasaba rero kuba maso no gukaza ingamba z'imyiteguro. None rero bavandimwe, ko abantu dutinya urupfu cyane, kandi muri uyu mwitozo aho tuvuye muri filozofikumu tumaze kumva ko amaherezo tuzapfa. Hanyuma se ko amasomo y'uyu munsi agaruka ku iherezo, eschatologie, igihe tuzapfira. Ese kugira ngo tudakomeza gutera abantu ubwoba ngo bazapfa, twivugira ibindi usibye urupfu? Aha, amaherezo tuzapfa. Aha, hari abantu rero bamwe barakara iyo bavuze ko bazapfa. Ariko muvandimwe, mbere yo kurakara uze gukora urutonde rw'abantu
umaze guherekeza ku irimbi, uzaherekeze nk'umubosi wari utunze ibintu bya mirenge. None se muvandimwe, wagize ngo hari icyo ajyana? Habe n'aka gaceri arabisiga, n'ababisigiye babandi batabivunikiye, icyabo bagasigara babirwaniramo, bamupfa n'agasoni kuri za hegitari nyinshi yatunze z'imirima, bakamukatiraho nka twa metero 2 twahisanduku yajya. Ndetse bajya no guhamba inkwakuzi, birinda gushyiraho isima kugira ngo bazahite bateraho insina zere n'igitoki vuba kuri iyo mva nyine, kugira ngo umwanya wowe gukomeza upfa n'ubusa n'ubundi. Mu gihe rero bavandimwe hari abasigara bakiri kwibaza icyo ubukungu bumaze, nyir'ubwite aba yigendeye kera, bamwe bari kurira abandi bari kwishima. Rero abasigaye, iyo umuntu wacu yitabye Imana, nitwe dusigarana ibibazo. Hari ahantu mu gihugu kimwe umuco wabo, iyo umuntu yitabye Imana bavuza inzogera, atari ukurira uwo wapfuye, ahubwo izo nzogera bakazivugiriza abaturanyi basigaye, abagiye kumushyingura, njyewe nawe dusigaye. Kuko burya nyine wapfuye nta rubanza bagifitanye natwe, ahubwo wowe nanjye dusigaye. Iyo nzogera ninjye yibutsa ni wowe ko nanjye ndi hafi gukurikiraho, cyangwa wowe. Rero kurira uwapfuye ni byiza nk'ikimenyetso cyo gufatikanya mu kababaro, compassion. Ariko muri ayo marira njye nihana, ubundi nisubireho mbe maso, menye ko urupfu rudatoranya, kuba maso. Uyu munsi amasomo atagatifu aratumara ubwoba bwo kudatinya urupfu, araduha intwaro yo guhora twiteguye, la vigilance, kuba maso. Pawulo mutagatifu mu isomo rya mbere arashimira Abanyatesaloniki uburyo bakataje mu gukomera kuri Nyagasani, akabakomeza, ariko akanabasaba gutirara kwa kuba maso nyine no kutadohoka, bakagumana ubudahemuka ku Mana. Ubwo Pawulo yagize ati, Nyagasani nakomeza imitima yanyu igume mu butungane budahinyuka imbere y'Imana umubyeyi wacu, kugeza igihe umwami wacu Yesu azaza ashagawe n'abamarayika bose. Amen. Kuba maso kugeza igihe Yesu azagarukira. Urakoze Pawulo mutagatifu gutwibutsa. Rero arahirwa utegereza Yesu, utegereza boss. Ikibazo gikomeye abatuye dufite nubwo abagurupfu. Impamvu abantu benshi bagira ubwoba bw'urupfu nuko bigoye kuba maso buri gihe. Yaba twahoraga turi maso nk'umusirikare nyine uri ku rugamba, ntawe ari kuzongera kugira ubwoba bw'urupfu. Nk'uko Pawulo ari gushishikariza Abanyatesaloniki gutegereza Yesu mu ivanjiri y'uyu munsi, we arahibereye, we aradushishikariza kuba maso tukamutegereza mpaka kugeza igihe agarukira. Mu kijyanye cy'umunsi we azaziraho nk'umujura wa wundi uza adateguje. Ubwo Yesu yagize ati, yaba nyir'urugo yamenyaga igihe umujura azaziraho, yaba maso ntare cyamupfumurira inzu. Namwe rero nimube maso, kuko umwana w'umuntu azaza igihe mudakeka. Amen. Urakoze Yesu kuduhitura. Yesu rero mu kuduhitura akadusaba kudakorera ijisho ngo hamwe dukore neza, kuko baturuzi ibikorwa by'inyuma, ahandi tukadohoka mu bikorwa by'umwijima, ngo ntawe ubimenya, ngo ntawe turuzi. Ahubwo tugahora turinda kemwa, ubudahemuka umunsi ku wundi, isaha ku yindi, yewe umunota ku wundi byagushobokera. Buri munsi ngahora niteguye ko Imana ije, kandi ko niza ninjye zabije kureba, kuko amaye igihe kirekire kwitegura. Ushatse nawe wajya wiherera ukaririmba uti, Yesu araje, Yesu araje. Umunsi umwe umwigishwa muri Gatisimu baramubaje bati, ese Yesu azagaruka ryari? Arasubiza ati, ni ku munsi w'imperuka. Bongera baramubaza bati, ese umunsi w'imperuka uzaba kuwa kangahe? Mu kuhe kwezi? Umwaka n'uwuhe? Umwigishwa arasubiza ati, mwarimu yatubwiye ko Yesu azaza ku munsi w'imperuka, ariko ntaratubwira umunsi. Buriya niryo somo rizakurikiraho. Isomo rizakurikiraho babyeyi niryo rigiye gukurikiraho. Imperuka yitwa mu Gifaransa eschatologie. C'est l'étude des fins dernières de l'homme et du monde. Iyo niyo mperuka nyine, ishira ry'isi n'abantu. Isi izashira, abantu bazashira. Ngiri nyine rya somo rizakurikira nk'uko umwigishwa bisubije. Gatigisimu ya Kiliziya Gatolika itwibutsa ibintu bine ku maherezo ya muntu: urupfu, hagakurikiraho urubanza rw'imperuka, umuntu akaba yajya mu ijuru bitewe n'ibikorwa byiza yakoze hano ku isi, cyangwa akajya mu muriro bitewe n'ibikorwa bibi byamuranze akiri hano ku isi. Bityo rero natwe bavandimwe tukiri ku isi tuzi ko Yesu azagaruka ku munsi w'imperuka. Ariko iri somo rizakurikira ryo kumenya yazazira ngiri ryatangiye. Imyitegurire arimbanyije. Muri iri somo rya eschatologie, ibihe bya nyuma, hari ubwoko bubiri: eschatologie individuelle, imperuka y'umuntu ku giti cye y'umwihariko igihe umuntu apfuye, hanyuma eschatologie collective au final, yandi nyine ya rurangiza, ya rusange, wa munsi Yesu azagarukaho w'imperuka gucira urubanza abantu bose, abazima n'abapfuye. Ni umunsi w'ibihano ku bakoze nabi, ariko ni n'umunsi w'imbabazi, imbabazi z'Imana.
ku munsi w'imperuka. Niryo somo nyine rizakurikiraho. Rero umunyeshuri witegura isomo rizakurikiraho abanza gufata neza ibyo yigishijwe, hanyuma akitegurana amatsiko n'umwete isomo rizakurikiraho. Ako kantu ko kwitegura Yesu aragakunda cyane, anabyo nyine twibukije muri ivanjiri. Rero bakristo bavandimwe, dutinya urupfu tugatinya umunsi w'imperuka kubera nyine gutaba maso. Ikiranga umuntu utari maso arapapa, yinyuramo, akamukozaho kose agatigita, akabunza imitima, nyamara amaherezo tuzapfa. Nubwo umunsi utazwi, matière non vie, ntiturabigeraho, ntibiramenyekana, rya somo rizakurikiraho. Abantu benshi hari ubwo duhera mu guhangayikira imperuka mu gihe azagarukira muri rusange, tukibagirwa iriya mperuka ya buri wese ku giti cye, mperuka bwite. Gutegura urupfu rwawe, urwanjye. Ese muvandimwe, wowe utegura urupfu rwawe ute? Wagiye se ngo uzasazira hano ku isi? Hano ku isi ni mu icumbi. Bakristo bavandimwe, umugani ugana kariho ngo umunsi umwe mu mujyi umwe ngo habayeho umugabo w'umukire cyane wari utunze ibya mirenge, imirima, amatungo, amamodoka n'ibindi bintu byinshi, ariko akaba yari umuhemu, umunyabugugu, umunyangeso mbi, mbese yari umuntu mubi muri quartier. N'igihe yageraga bagenzi be nabi akabakandamiza, abakozi akabicisha ndetse n'abashaka kumurusha bose akabicisha. Ariko nubwo nta muntu yatinyaga, ngo hari ibintu bibiri yatinyaga: uburoko n'urupfu, la prison et la mort. Kugira ngo rero umugabo adafungwa yahoga agatanga za ruswa nyinshi, dore ko yaratunze ibintu byinshi bya mirenge, agahora bitangamo nyine ruswa kugira ngo yirengere. Bya bindi nyine yaramenyereye iyo nihoramo, ngo aza gufata umugambi wo guha urupfu ruswa. Nuko aza gutumiza urupfu iwe ngo rube rumuretse, ngo kuko atarangiza kurya ku bukire bwe, ngo akomeze rugushe neza maze aruhe ku byo atunze. Iyo nihoramo koko. Nuko ngo umusaza rupfu yitabira ubwo butumire bw'uwo mugabo. Uwo mukire akora urupfu umunsi mukuru ukomeye cyane, ubukwe bw'agatangaza. Ararwakira bikomeye cyane, ngo nuko mbere yo gusoza ibirori urupfu baruhaye ijambo nyine nk'umushyitsi mukuru. Urupfu ruti, wanyakiriye neza, ndishimye cyane, naguwe neza pe. Akawa mugani w'ikilatini ugira uti, patria est ubiumque est bene. Ngo aho bakwakiriye neza bakakwishimira, ngo icyo nicyo gihugu cyawe, niho iwanyu. Urupfu rurakomeza ati, nanjye rero wa mugabo we singivuye hano, ubu tubaye inshuti magara pe. Hari uwava ku nshuti nk'iyi ruhande se? Nkunda ruswa, nkunda hari ruswa, nkunda hari ubugome, nkunda hari urwango. Aho niho binyorohera kwisanzura, mbese nkaha iwawe. Urupfu rurangije iyo disikuru, wa mugabo ruha amashyi. Nuko nyine guhera ubwo kuri uwo munota rupfa akirangiza ijambo rye, ntiyongeye kuva muri urwo rugo. Ubwo batangira kubana na wa mubosi nyine w'umuhemu. Kubana n'urupfu babyeyi ni ugupfa. Nguko kubana n'icyaha, ukaba mu buhemu, ukaba mu bwandavure, nguko gutumira urupfu rukaza mugasangira. Ibaze nawe mubyeyi gupfira muri ruswa. Kuri iyo foto urupfu rugusanze mu nzu y'indaya, wasinze, ucigatiye ruswa, uri guhemuka, uri mu ngeso mbi, ufite nk'intwaro ugiye kwica abandi, ufite nk'uburozi ugiye kuroga, nuko rugahita rugutwara ako kanya. Ese waba waruhiye iki? Ibaze usize bwa bukungu waruhiye imyaka yose. Ariko ababyeyi ntako rusa. Nk'ubu urupfu rugusanze uri kwivugira ishapu, uri kuvugira kanda kuramutsa Mariya, gwagusanga ugeze hahandi, Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Ugapfira mu Mana. Mbese urupfu rukagusanga uvuye nko mu ntebe ya penitensiya, rugasanga urangije kwihana, kwigora n'abavandimwe, amakimbirane yawe wararangije mu muryango, uwo mwashakanye nta kibazo mufitanye, waba utomboye pe. Imyiteguro myiza ngiyo. Ngiri rya somo rikurikiyeho ryitwa kwitegura ubuzima bwa nyuma yo ku isi, ijuru. Bakristo bavandimwe, muri iyi minsi hari liste y'indwara twagiye dutinya cyane muri iyi minsi: sida, ebola, corona. Ako kagabo bita corona kari gutitiza isi, covid we. Ariko nubwo kwirinda biruta kwivuza. Iyaba twatinyaga icyaha mbere ya covid, birabaje bavandimwe, shitani kunze gutwihererana mu gushaka inkingo z'indwara, tugahera iyo ngiyo, ibinini, inshinge, yewe n'inzaratsi, ngo gutsirika urupfu, urukingo rw'indwara ababyeyi. Ariko yawe ubushakashatsi bwacu bwageragaho kuvumbura urukingo rw'urupfu, ndababwira ukuri, umva ibigiye guhakurikira. Umuntu aramutse yibeshye akavumbura urukingo rw'urupfu, namwe murumva ko ari ukwibeshya, isi yaba yashize. Nyine murabyumva, ibyaha byakwisukiranya ari byinshi. Wumvise ko utazapfa ugakomeza kwiyandavuza ngo ntacyo uzaba, gusuzugura Imana kakava,
kwicana ubugome mu bantu byakwiyongera pe. Umuntu yajya yitera amajege ati nge nzabaho ubuziraherezo. Ayinya, uri Imana se? Ubuziraherezo ku isi? Uko ni ukwivuguruza, contradiction. Kuko nyine icyaremwe cyose nko twavuze ku ntangiriro kigira nyine n'iherezo. Intangiriro n'iherezo. None si ibya bitanihe nawe umuyobozi mu mihigo ye wahizeho kubera ibiza biri gutwara abantu, inkuba ziri kwica abantu, ngo mu guhigura imihigo ngo bazakaza irondo imbere y'inkuba ababyeyi, ngo bityo ngo ntihazagira uzongera gupfa. Noneho mu karere kandi undi nabo mubaza impamvu indwara zikomeze kwica abantu, nuko aravuga ati nungukaza umutekano, ngo bityo ngo ntihazagira umuturage wongera gupfa. Umutekano babyeyi, imbere ya malaria, imbere ya corona. Ngabo abayobozi biyemera ngo kugira ngo batabeguza, ngo babakure ku mugati, bagakomeza bashushanya abandi ngo bagiye gukuriho abandi urupfu, ngo ntihazagira umuturage wongera gupfa. Nguko bamwe bakora isezerano rishyushye ryo kuramira umugati gusa, ngo kugira ngo bazarambe ku kazi, nyamara amaherezo tuzapfa. Babyeyi ngaho nimunyumvire uburyo abantu benshi dupapa imbere y'urupfu, kugeza ngo nubwo dukaza irondo, imikwabu, umutekano, ngo ntawe uzongera gupfa kweri. Mbega ikinyoma ababyeyi. Muyobozi ngo ntawe uzongera gupfa. Nguko ko abantu muri iyi minsi turi gushaka gukingira urupfu, nyamara tukibagirwa urupfu rubi cyane, icyaha, le péché. Icyaha twagombye gukingira twivuye inyuma, tukizirika ku Mana. Kandi gukingira icyaha byo birashoboka pe. Iyo abayobozi dutuye isi twajyaga dufata n'akanya gato nk'umunota umwe byibuze, tugatekereza igihe tuzapfira, abanyacyubahiro bakomeye bagatekereza ku rupfu, ndakubwiza ukuri, twagabanya ubugome, twagabanya igitugu, twareka gucabiranya, twareka gukandamiza no kwica abandi, twareka kuroga, twareka ubusambo, twareka ubusinzi, twareka ubusambanyi, twareka kwandavura, twareka ingeso mbi pe, maze tukegukira Imana yonyine umugenga w'ubuzima, tugapfukama tugasenga. Muri rya somo risakurikiraho twitegura ijuru, bityo kumara igihe kinini mu ikabare, mu nzu y'indaya, muri rwasereri, mu nduru, mu ntonganya, mu bugambanyi wica abandi, ngo usigara urya bya bindi byabo, nyamara aho uzaba ubuziraherezo nta mwanya ugira wo guhategura rya somo rizakurikiraho. Iyaba twaharinaga kwikingira kuri roho, kwihana, tugaharanira mu bushakashatsi bwacu ingingo zikingira abantu kuri roho, nivugiraga urukingo rwa penetensiya, kwihana ibyaha byacu kugira ngo tubeho neza, dutegure ubuzima buzaza, ubuzima burambye, ibyishimo hamwe n'Imana. Rero mukristo muvandimwe, nitegure, witegure, twitegure twese, tube maso buri munsi, buri segonda. Rya somo rigiye guhakurikira, bonne chance, amahirwe masa kuri buri wese. Bana b'Imana nimuhumure, Nyagasani turi kumwe. Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Icy'ingenzi mushakashake ijuru, mukore igikwiye, mwicuze muhinduke.